breaking news nonaha ubu tuvugana Zandani umutoza wa Rayon Sport Afahamia Lotifu nyuma yuko atitwaye neza muri imikino yaba imikino ya shampiyona amaze gukina ndetse n'imikino mpuzamahanga ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Singida Arere Tour. Ubu tuvugana nonaha Lotifu amaze kwerekwa umuryango, amaze gusezererwa muri Rayon Sport. Bivuze ngo uyu mwaka w'imikino ntabwo Lotifu azatoza ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport isubiye ku isoko ryo gushaka undi mutoza. Ese byagenze gute? Ushobora kuri kwibaza ngo ese byagenze gute, niye mpamvu, amasezerano ye aravuga iki? Ndagira ngo ubanze wumve aka kantu, wumve Zandani, wumve uko byatangiye, wumve n'icyo Rayon Sport isabwa kugira ngo itandukane na Lotifu. Zandani ziravuga yuko kuko tugomba kuganira ku kipe ya APR. Umutoza Afahamia Rayon Sport we n'umwungiriza we amasezerano avuga ko kugira ngo batandukane bagomba kumwishyura amezi 3 y'umushahara. Ayo mezi 3 y'umushahara akaba ari amafaranga ahwanye n'agaciro ka miliyoni 15 z'amanyarwanda, kuko we n'umwungiriza we buri abahemba miliyoni 5 ari babiri. Bayahereza Afahamia umutoza mukuru, akamenya uko ahereza mugenzi we, ntabuze icyo bavuga. We bamuha miliyoni 5, ubu niba muhimwe n'igice, niba muhimwe ntawe ubizi, ariko niko kontra yivuga muri 5 ndamumenya umwungiriza wanjye. Muri zire 5 bashyiramo na Ceri. Ubwo rero bavuze ko ize 5 bashyiramo na Ceri gute se ko mu gusohoka. Oya, iyo bazishyiramo nyine nawe bakajyamugabanyiriza. So ariko umwungiriza we ni Feruzi. Uyu Feruzi nuriya mwene wabo yizaniye. Feruzi ari ku ruhande mureke ntumushyire muri iyo dosiye rwose. Umutego we rwose ntabwo ari muri iyo gahunda. Feruzi ntari muri iyo gahunda. Ni umutoza Afahamia mukuru na mwene wabo yizaniye inshuti ye. Utanafite n'ibyangombwa. Inshuti ye Azuvu Lotifu. Hanyuma rero ahubwo ikipe bayihe Feruzi ari nayitoza. Biravuga iki rero? Kuri ubu rero Rayon Sport iri kuvuga iti turakora miliyoni 15 kugira ngo twumvikane nawe niba tuzimwishyura cash nabyemera cyangwa natabyemera ashaka kubyanga bagane ukuryo ashaka ashaka gusaba Rayon cash, ariko Rayon ntayifite. Rayon iri gushaka ukuntu banegosia kugira ngo bemererwe ko bazayamwishyura muri instruments mu byiciro, kuko Rayon avuga ati nanjye guterura miliyoni 15 tufite n'imishahara tugomba guhemba biratugoye, natwemerere aya mezi 3 n'ubundi ni amasezerano avuga ko tugomba kumwanga imerekeza. Wenda tuyamuye muri ayo mezi 3 n'ubundi nka salary twagombaga kumuha. Ibyo nawe wabyemera. Uko kwezi gufuye tujya tumuhesha ni ibiganiro nyine. Oya nta biganiro mu kwirukana kandi uri kwirukana. Byitezweho rero ko ngo Rayon Sport ishobora gutangiza ibiganiro na Afahamia vuba, ariko nawe akaba yiregura avuga rino jambo. Avuga ati nyaboneka muzahagarare mu mvugire mw'abanyarwandakazi bati effective iyi squad. Baravuga ko nyitoza nabi, baravuga ko tactique batangiye batazumva, ati irakomeye. Kandi hari abakiye bazaga kabirukana ntabemere barubatse ikipa. Nge rero mbibona muri Angleterre none se Afahamia ntashaka ko bamuha yakagenda. Ngerigoga nkubwire mu magambo abiri. Zandani ziravuga iki, aragenda arahaguma. Afahamia nibashake miliyoni 15 bazimuhe iyigendere, gutoza rwose biramugoye. Ikintu kibona kinagaragara. Nge niko mbibona. Ato ikipe ntitoje, ariko nanone sinshaka guhisha bareyo mufata ibintu byose ngo mutemereho itaka na effective n'abakinnyi. Wenda pardon, twari kuvuga ngo wenda ngiyatagira ngo kwa yavunikisha umwataka ngo niyo mpamvu wenda atabona ibitego, ariko nta na creya ngo uvuge ngo yabihushije. Niyo mpamvu mvuga nti gutoza kwe biri hasi. Iyo babikreyaga hakabura ufinishinga, aho navuga ni ikibazo no kutagera rutahizamu. Ariko tuvugishije ukuri, hari imyanya Rayon Sport yirebaho nubwo idatoje nayo ukabona vis-a-vis apana ya Gasogi yiyo Singida tubarera ko yayikuyemo, vis-a-vis y'abandi ba opponent bari kumwe. Polisi bakinnye, Polisi na za APR bazakina nubwo batarakina ngo yego nabwo ntago ifite squad ikomeye. Icyo cyo nacyabwa ko mufite abo bita fringe players, mufite class ya Zandani baricara agende. Zandani biganiro kuko Tadega abantu bamubwiye muri kare kanama ngo ubyitondemo cyane. Uyu mutozo uraramuka umutindanye international break ikavamo akagaruka kuri touchline. Urabizi neza ko mu gihe kiri imbere muri Sport hagiye kuba guhuza body na nuza na association bagatora urwego rumwe. Yego ati abantu bari bakuriye inyuma ubyibuke
ni amafani club araba yakuvuyeho ibintu barabikora ku mutoza barabikora no kumamuzanye babikwegekeho Tadeyo ariko niba uri kubyihutisha ariko ati rero Tadeyo kugira ngo uzagire ijambo mu nteko rusange idasanzwe kampani yawe uvuga ati wa mutoza ntizaniye wazanywe na mugenzi wanjye sinshaka kwiteranya amatafari sinyashaka nagende namujyanye nabazaniye umutoza ukomeye ubihereho urobinga nk'umuntu wahinduye ibintu ukaba wagira ute bitazabonetse wenda na resultat zabonetse bajya guhuza body na ntuza na association inkoni y'ubushumbu ikomeza club zikaba zagutora ukagumana inkoni y'ubushumbu mu masegonda make za ndani yashatse kwirukanira Afahamia i Dar es Salaam zone za ndani nakuyeyo nyuma ya match ya Singida bakivamo yashatse kuhita mubarira amafaranga ayafashe ku mufuka we nta nuwavugishije ariko baramubwira bati wazima nahita ngenda urumva ngo yari yarakaye cyane uzabaze Nepo bari kumwe Nepo yarariyo baramubwira bati rero umwirukanye ubu waba umwirukanye binyuranyije n'amategeko nicyo clause iri muri contrat ivuga kubera ko agomba kwirukanwa kubera gutsindwa match 3 zikurikiranye icyo gihe 3 zari zitaragera yaratsinzwe match 2 atsinzwe kuri polisi rero arababwira ati ku match tuzageze uwamusezerera ko zageze kuko Tadeyo n'ubyihutisha kubyo Rugaju yavugaga baramubwira bati reka toze Gasogi turebe wenda niba yahaguruka nk'umutoza mukuru agakora batavuga ngo urabyihutishe cyane kandi abantu banazi kutamwemera wigeze no kumukritika kuri radio rwose wewe umuretse ku buryo n'umwirukana bazavuga bati impamvu yamwirukanye niyi reka wone ture kuri Gasogi Gasogi yanganyije ntiyatsinze no gutakaza amanota rwose mu gitondo nibwo iki gitondo Afahamia ubwe ntacyo yarengejeho bamaze kumvikana ko agomba guhabwa miliyoni 15 akagabana n'umuvandimwe bakigendera akagabana n'umuvandimwe we n'inshuti ye bakigendera nta gihindutse rwose kimwe kirarangira babirangije basozanyije bari gushaka undi mutoza ariko uribaza ngo barazana nde hano hagati nibyo kuzaganiraho mbabarira udahabwaje mbabarira iminota ndagira ngo tujye mu ikipe ya APR Football Club ariko hagati aho ikipe ya Police FC yatsinze AS Mangida Convenka kuko byasabye ko Ingabire Christian aza mu kibuga umupira Christian ishimwe atsinda igitego ikipe yitwa AS Mangida yatambaje umupira Police iribura njyewe nabwiye umutoza agatera ndamubwira nti iyo ugira umwataka ukora diferanse ikipe ya Police umwataka niba ari wowe wakinye kuri match yanjye no yes ngaye nkuko rero ngira ngo mwamaze kubyumva abakuzi b'ikipe ya Rayon Sport ko uyu mwaka w'imikino rwose aho shampiyona yarigereje ari uko nguko birangiye na Latifi atazongera kugaragara kuri bande touche y'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ikaba yinjiye mu rugendo rwo gushaka undi mutoza ugomba kuyitoza uyu mwaka w'imikino. Ariko niba uri umukunzi wa Rayon Sport udukurikiye hanga ndagira ngo tubwizanye ukuri nawe wandike muri comment utanga igitekerezo cyawe. Ese Rayon Sport irakomeye yabuze umutoza? Ese Rayon Sport ifite abakinnyi bakomeye tuvuge ko basi umutoza rero wananiwe kubatoza kugira ngo ntibabashe kwitwara neza, cyangwa n'ubundi kibazo Rayon Sport kwirukana umutoza ntabwo ari cyo kibazo, ntacyo izabikemuye? Ese ubona umutoza ari we wagombaga kwirukanwa cyangwa Rayon Sport ntabwo yagize igura neza, cyangwa se Rayon Sport nta bakinnyi n'ubundi bari kuri karibu rifite? Ese Rayon Sport niramuka izanye undi mutoza basi tuvuga ko akomeye nubwo bigoye muri iki gihe kubona umutoza ukomeye kubera ko abatoza bakomeye n'ubundi baba basanzwe bafite amakipe. Ese Rayon Sport niramuka izanye undi mutoza urabona azatoza aba bakinnyi bahari bakazabasha guhangana n'ubundi bakazatsinda za Piramide bakazatsinda za Yanga? Ndagira ngo mutange ibitekerezo byanyu ahangaha muri comment mutubwire ese ikibazo cyari umutoza cyangwa n'ubundi kipe ihari ntabwo ikomeye, n'ubundi kipe nta bakinnyi bakomeye ifite. Mutange ibitekerezo byanyu rero muri comment box. Ngiye mwumvaga ni Elias Niyogushimwe. Ciao ciao.